Nidutsindwa sinzamutapfuna. Ntuzamutapfuna. Yambwiye ngo ibyo yatubonyeho urabizi afite televiziyo urayizo yamwe dutsinzwe after inzoga gusa abapasiteri barimo gufunga biga barunga abagore bacu babiga batapfuna bazaba batapfuna abagore b'amunyamukazi bavugisha nawe araza umva mu namazaze bangwa ndamwe amateka yiwe no kurongora umubaze n'inamanyi banze umubaze imaze nawe twebwe badutsinze bingahe ariko natwe bitatu twaba bibiri ku busa bateye bajye bindi bibake bagende bebake ndashaka kugira ngo mbe nakubaza ikibazo gikurikira Rwarutabura uvuze ko urabatsinda bibiri ku busa niba gutsinda urajya he? Ntabwo twatsindwa dufite umutekano kandi Darifuru tubayo ariko ntabwo byashoboka hanga mu Rwanda. Yanga mu Rwanda ntabwo babatsinda. Ntibadutsinda dufite umutekano dufite amahoro dufite mituwe dufite Okay, ubundi Mama Gomez ameze ati? Mama Gomez ameze neza ariko tubanze dushwanyaguze umwaka mushya muhere. Kuno munsi ugiye kuba wakina n'ikipe yagutsinze ariyo ya Sudani. Abakinnyi bakina muri Rayon Sport nibo babashije gutsinda. Mama Gomez yambwiye ngo nidutsindwa sinzamutapfuna. Ntuzamutapfuna. Yambwiye ngo ibyo yatubonyeho urabizi afite televiziyo urayizo yamwe dutsinzwe after Ego hari abantu bagenda bagukurikirana bakubaza igihe uzarekera icyo kunywa inzoga gusa abapasiteri barimo gufunga biga barunga abagore bacu babiga batapfuna bazaba batapfuna abagore b'amunyamukazi bavugisha nawe araza Rwarutabura wikuye mu kiganiro. Okay. tukigana egera hano imbere gato yava muri ngwinoze muri focus araza bo Rwarutabura ngwino gukomeza tuganire umva mu namazaze bangwa ndamwe amateka yiwe no kurongora umubaze n'inamanyi banze umubaze imaze nawe wese ubundi Rwarutabura araje rwose araje ndabanze nishimye mbonye umuvandimwe twabanye intambwe irangiye ndamushimiye mwanze mumaze akora amaradiyo menshi banze umumbariza muraho neza biteze ni sawa cyane tugwaye ikaze kuri Huro TV ni YouTube channel ikora ibintu bijyanye na sport nari Rwarutabura avuze ngo umuza amateka kuva kiri umwana ngo tumuzi kera kiri muto cyane hari ya Nyabugogo ntabwo ndi muto ari muto cyane Nyabugogo kuruta ngusha n'imyaka urumva nuko ariko nyine ari umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane ari umufana wa Rayon Sport ukomeye cyane yego Rwarutabura se ni nk'iki wenda wamubwira muri no minsi afite campaign afite ikibanza kiri aho atuye irutonde ariko nyine akeneye ko abanyarwanda n'abari bose bamufasha kuba yakubakirwa kuba n'umufana uri kugenda saza wenda ni nk'iki wafasha wabwira abanyarwanda mu rwego kugira ngo be bamufasha mobilisation nta yindi turayihera ku bakunzi b'ikipe yiwe ya Rayon Sport afana cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport niyo abanyarwanda bo bari ni benshi bafana Rayon Sport ni benshi no watanga igiceri cy'ijana Rwarutabura yakubakirwa kandi nzikagenda neza hanyuma reka noneho tubiveho tuye ku bafana b'ikipe y'igihugu Amavubi nabo ni benshi nabo rwose bamukorera umucango kandi nanone n'abayobozi b'amayikipe afana by'umwihariko nka Rayon Sport ni umwe mu bashyushya rugamba batuma Rayon Sport ikundwa kandi igira neza bamwiteho rero bamufashe bamube hafi ababishoboye bamusunike ababishoboye bamufashe
ndetse n'abakunzi b'Amavubi bose muri rusange. Rwarutabura ni wa mufana uba ugoye kugira ngo wamufatisha muganire ikiganiro kigende neza. Rwarutabura araje, Claude araje, urimo urabona iriya kamera. Yewe ndashimira ajya bahita mu kikapa TV nahenze, ahubwo ndashimira Imana ibamugisha umwaka mushya muhire. Nanjye nk'abanyarwanda bashimye, sinzasaze nabe, muzacwanyaguze kamvuge n'abayobozi. Imana iza mama wawe yishe umugore wanjye muri batiri, yamwishe muri batisimu anamwigisha. Ikibazo wowe mama we ni umwarimu wa mbere urenze muri kaminuza, ndaje njye mu bayobozi. Nta kintu mbaza se. Ikibazo ndashaka kubaza, ni bizagusaba nk'igihe kingana iki kugira ngo wenda ino nzu yawe yubatswe, kugira ngo n'abareba nyine nabo bihe icyo gihe, cyangwa n'abandi fana b'ikipe nyine mumfashije na mama Gomez nawe nibyo bimuhangayike kuba kundi ngo umwe muhamuhe 5-2-2 tuze dushwanyaguza. Mfite amabati ariko yembaye 25 ntazapfa. Waguze amasima, ufite amabati, rero nabona bagira icyo. Oya, amasima Dr Faisal yarayamaye amabati 20. Mfite amabati 20, amabati 30. Uvuga ngo mwe ngenda saba imbabazi n'abanyarwanda bose, nazasaza nabi, nazasaza avangu Rwarutabura ni umusinzi, yagambana igihugu, nubakira igihugu, abana njye bana bazazama. Okay, tugana ku musozo Rwarutabura, gira indirimbo imwe y'Imana uririmba. Ngo genda Rwanda uri nziza, ugenda amahoro, ibyiza tugutatse Rwanda ni byiza cyane, tuzagukura igihugu cyacu idapfa ry'amahoro. Yego, cokoza kamera. Yego, mbona ukuvuga ngo ikintu cya mbere gihari nuko ukunda kuri abanyarwanda, kuri igihugu cyacu. Sinzasaza nabi, sinzasaza ndi mayibobo. Kandi cya kabiri, igihugu cyacu cyatubyaye Kanyarwanda. Ishyaka ni FPR, kiza ni Gatolika, ikipe ni riyo. Mu birunga nageze rimwe kuri Muvunyi, ariko tuzashwanyaguza. Ariko tuzashwanyaguza. Rero umunyarwanda wese aho uri hose, fasha Rwarutabura iriya nzu ye, yitwe Gikundiro, yitwe Gomez, yitwe Papa Gikundiro, Papa Gomez, Papa Liyane. Ariana afite imyaka ingahe? Simbizi, ni Imana yamuhaye umugisha. Rero ubwo ngubwo icyo nababwira cyo, mukomeze mu blessing Ulo TV. Genda bakunda, shout out. Nge nitwa Yves Jean de la Croix, Umuhoza Brand Office Junior wa Boka. Amen. Yes.